Yes, dore ibyishimo bidasanzwe rero ku bantu bose barebaga filime Inzira y'Umusaraba, umunsi udasanzwe kuri bo. Buri wese ari kwishima ahari. Nagiye ndeba muri comment, ndeba imitima mwashyizemo, ndeba ubwinshi bw'imitima mwashyizemo, mbona murishimye, mbona imitima yanyu yishimiye ko Cyusa yashimusi ribagiza, mbona imitima yanyu rwose nicyo kintu yari inyotewe. Nakiza nko kubona mwishimye, bafana bacu, bafana mukunda ibyo dukora. Iyo mwishimye mba numva binejeje, iyo ngiye muri comment nkareba uburyo mwashyizemo imitima. N'uyu munsi wa none rero mukomeze gushyiramo imitima myinshi cyane igaragaza ibyishimo mufite kuba Cyusa yatsinze, kuba Cyusa yacikanye iribagiza. Mujye muri comment z'iki kiganiro mushyire imitima muri comment. Umukazana rero akaba yageze mu rugo rwa nyirabukwe. Ikintu gitangaje, Cyusa yarinze ageza iribagiza iwabo, Rugema nawe akiri kumwomoma inyuma, akiri kumweteta inyuma. Nk'uko muri kubibona, dore Cyusa nguyu yagejeje iribagiza hano iwabo. Urangije tujya tubona na Rugema aracyari kumwomeka inyuma. Sinzi ibyo Rugema yari ari gutekereza, ariko nyamuneka mbere yuko tuganira kuri ibi ngibi, shakisha kuri ako gapfunsi kabanza, ubanze ukandi like, hanyuma uze no kujya muri comment utangire ushyiremo imitima. Ndabona ba mbere mutangiye kuyishyiramo, uyu witwa, n'abandi mukomeze mushyiremo imitima mwese muri rusange. Ndakomeza kugenda mbasoma, mba ndi kubireba muri kino kiganiro uko ndi kukivuga, muri no gushyiramo imitima mutanga n'ibitekerezo byanyu, mba ndi kubibona. Gahunda nshyashya cyangwa se system nshyashya tugiye rero gukurikizaho uyu munsi wa none. Umuntu wese ugiye gutanga igitekerezo none ahangaha kano kanya uri kubyumva, nyine ndi kukubona uri kureba kino kiganiro, andika muri comment imite nsoma izina ryawe, none aho ugishyiramo comment ndajya nsoma izina ryawe na mvuge n'igitekerezo utanze muri kino kiganiro. Urumva rero ni ibintu byiza cyane, utanga igitekerezo mpita nsoma no kuri icyo gitekerezo ufite. Ese mwabyishimiye gute, mubyakiriye gute kuba kano gace karangiye k'uyu munsi ka 43 Inzira y'Umusaraba, Cyusa acikanye iribagiza we amugejeje mu rugo amahoro. Ejo twari twagize ubwoba turi kwibaza ngo ese Cyusa arava imbere ya Rugema gute, araza kuhavanwa n'iki? Abarundi bati umushusa amaze kuba umusore w'inakoreka, byanze bikunze nago Rugema ari bwaze kumutangira. Ndabizi neza ko ari bwahave, mwarimu mufitiye icyizere cy'uko ari bwaze kuva hano amahoro. Munyemerere tubanze dusome abantu bagomba guhabwa bya bihembo kugira ngo bajye kwiyandikisha kuri WhatsApp. Narababwiye ngo Big Family TV ku bufatanye n'abareba Inzira y'Umusaraba batangiranye nayo kugeza na n'ubu ngubu bakaba bakiyireba, bagomba guhabwa akayabo k'amafaranga menshi abinjiza mu minsi mikuru y'ubunani ndetse na Noheli. Uyu munsi turi tariki 21 z'ukwezi kwa 12, harabura iminsi ine gusa ngo twinjire mu minsi ya Noheli, iminsi mikuru y'ubunani. Umunsi wa Noheli twizihiza ivuka rya Yesu Kristo waducunguye akaducunguza amaraso ye. Ubwo abatari bazi icyo Noheli rero isobanuye Christmas, ubwo ndagira ngo uyu munsi wa none mumenye ibyari byo, mumenye aho biva naho bijya. Turashaka ko rero mwinzira cyangwa se mwizihiza ivuka rya Yesu Kristo umwana w'Imana mufite amafaranga, murya neza. Uyu munsi ushobora kuba nta biceri wari ufite, ariko ugahita utungurwa no kubona ibiceri byinshi cyane biturutse mu nzira utateganyaga. Bajya bavuga ngo inzira z'Imana ni ibihumbi. Hanyuma rero mu Burundi niho twahereye. Abanyarwanda namwe mukomeze kwandika mushyizeho murari muri comment, munibuka gukanda kuri ako gapfunsi. Ejo nabonye abantu basanga 84 bakanze kuri kara gapfunsi, nibo nabonye amazina yabo mu bihumbi 3 byarebye iki kiganiro. Bivuze ko abandi naga ibitekerezo byanyu twarabibonye, ariko ntitwabonye amazina yanyu. Bivuze ko mushobora kuzacikanwa n'aya mahirwe, kandi turava mu Burundi tugaruka mu Rwanda ndetse no mu bindi bihugu bigiye bitandukanye. Mu Burundi rero abantu bagomba kwandika kuri WhatsApp bakabaza ibibazwa kugira ngo bahabwe bino bihembo barimo Irakoze Chantal utuye mu Bujumbura. Ndabizi uriyumva kuko ukunda gukurikirana bino biganiro. Hakabamo n'abandi benshi bagiye bandika kuri WhatsApp. Nawe niba uzi ko watangiranye n'iyi filime ariko ukaba usanzwe utanga ibitekerezo muri bino biganiro, ngiye kubahereza nimero abantu 5 munyandikire kuri WhatsApp abatangiranye nayo. Hari abo tubana nari nsanzwe nzi, hari n'abashyashya. Nimba uzi kuri mushyashya ukaba utajya gutera comment muri bino biganiro, ukaba utajya gukanda ku gapfunsi, nuze kugerageza kunyandikira kuri WhatsApp kuko ntacyo ndi bwagufashe. Nunandika ndagenzura nsubira inyuma ndebe ibiganiro 5 byatambutse ko wajyaga utanga ibitekerezo. Nimba uzi ko rero utajya gubikora, ntuze kwirirwa ugerageza aya mahirwe kuko ntago ari bwaba yawe. Ababikoraga muba rimwe mugerageza kwandika kuko turasubira inyuma tubicekinge, kandi turabaha ikizami kugira ngo turebe ko ibyo muvuga ari byo koko mwaha
mwahamanyaga nayo, mwagendanye nayo inzira y'umusaraba. N'abandi rero amahirwe aracyahari ku banyarwanda ndetse n'abandi bari hanze y'ibindi bihugu byose tuzabigeramo. Ntiwumve ko amahirwe arangiye, aracyahari. Uko wandika muri komenti kenshi, uko ukomeza kugenda ukanda kuri ako gapfunsi, niko wihesha amahirwe yo kuzarya ubunani ndetse na Noheli umeze neza ufite ku gafaranga. Ubwo rero ababyujuje ibisabwa ni 0720203650. Nyandikira kuri WhatsApp mbashe kugufasha turebe neza nimba warakurikiranye inzira y'umusaraba kuva kuri 1 kugeza aho igeze ubu ngubu, kugira ngo nawe ubashe gutsindira ibyo bihembo. Iyi nimero cyangwa se abandika kuri uyu munsi wa none ni abatuye mu gihugu cy'u Burundi. Abanyarwanda mukomeze kwandika muri komenti, namwe nkomeza kugenda mbona amazina yanyu. Uko mbona amazina yanyu muri komenti, nimba ejo narakubonye n'uyu munsi nkakubona, ngakomeza kugenda nkubona, nitugera ku banyarwanda nawe uzatsindira bino bihembo. Ubwo rero kwandika kwawe ni amahirwe kuri wowe. Abifuza gukina filime namwe guhera ku myaka 18 kugeza ku myaka 25, dukorera mu karere ka Gasabo mu mujyi wa Kigali. Unyandikire kuri WhatsApp nawe ngufashe. Kuva ku myaka 18 kugeza ku myaka 25 turagufasha kugira ngo ubashe kugira kwinjira mu bintu bya sinema. Nimba wari warabyifuje warabuze aho uca, rero nimero yagufasha niyo ngiyo 0720203580. Turagufasha kuzamura impano yawe. Mwibutse ko birarangira uyu munsi kuwa gatandatu kwiyandikisha saa 2 z'umugoroba. Nta muntu urabucyandika, ibyo biraza kuba byarangiranye n'uyu munsi ndetse n'itarike. Tukazasubukura mu kwa 4 ku mwaka wa 2025. Ubwo urumva aya mahirwe nagucika rero, kuzategereza uwo mwaka wundi cyangwa se amezi 4 ari imbere ni ibintu bigoye cyane. Fatirana amahirwe hakiri kare kugira ngo nawe tuzamukane muri uyu mwaka wa 2025 uzabe umwaka w'iterambere muri rusange. Mama Cyusa yakiriye umukazana we mu byishimo byinshi bidasanzwe. Muri kubibona muri zino ndamukanyo, muri kubona ko Kanyana nawe yabaye hafi ribageza kugeza uyu munsi bageze ku ntsinzi. Uyu mwana yabaye intwari, uyu mwana nawe akwiye igihembo mu bandi. Ariko igihembo cya Kanyana ntago kizatangwa natwe, igihembo cya Kanyana kizatangwa namwe abafana. Ese murabyishimiye? Mwiteguye kuzaha Kanyana igihembo mukurikije urugamba yarwanye, mukurikije uburyo yarwanye kuri iribageza, mukurikije uburyo yumvaga ko iribageza agomba gutsinda? Murabona iribageza wadakwiriye igihembo. Iki gihembo rero kizagomba kuzagenwa namwe abafana muri rusange. Tukazabasanga aho mutuye na ba Kanyana muri rwa rugendo tujya dukora, kugira ngo mubashe kugenda mushimira Kanyana ku gikorwa cyiza yakoze. Yakomeje no kumusindagiza no kumugenda inyuma kugera ageze hano iwabo wa Cyusa. Murabona ko rero uyu Mama Cyusa nubwo atabyemeraga, nubwo yatunganyije Cyusa bamubwira ko iyi nzira agiye kubicisha amatari nziza, ariko nanone uyu mukazana aramukunda kurenza abandi bose muri ruriya rugo baturukayo. Niyo mpamvu rero amwakiranye yombi nk'umukazana. Buri iyi mpamvu batunganyaga Cyusa nuko bashakaga ko bica mu nzira nziza z'ubukwe, ariko n'ubundi turabizi ko ubukwe bugomba kuba. Uyu rero Mama Cyusa mumfashe tumuhe imitima myinshi muri komenti, tunamushimire cyane kuba yakiriye umukazana w'iribageza n'impuhwe nyinshi cyane n'urukundo rwinshi cyane. Rugema rero nawe yakomeje kutwomeka kugera agezaho Mama Cyusa ari kwihoberanira n'umukazana we, ndetse anahabona Kanyana. Ibi biri bwashyire Kanyana mu kaga. Ariko se Rugema wadukurikiye akaza mu rugo rwacu, noneho tumukorera iki? Tumureke agende cyangwa nawe tugire bibi tumukorera? Cyane ko yatwisangiye iwacu. Bajya bavuga ngo inkoko iri iwabo ishonda. Cya kindi nanze kukivuga kubera ari mu masaha ya mu gitondo, mumbabarire cyane, ariko murakizi. Ndi kwibaza ngo Rugema wadukurikiye akaba ageze mu rugo iwacu tumukorera iki? Ahari yaraje kureba aho iribagiza bamujyanye, ahari yaraje kureba icyo tugiye gukorera iribagiza. Ariko se Rugema tumureka asohoka mu mahoro? Cyane ko dushobora guhita duhamagara ba kamarade bagahita baza none ahangaha, cyangwa se ba kamarade bagahita bahagoboka nawe bakamufatira mu cyuho nk'uko yagiye afata abandi. Mutugire inama y'icyo twakorera Rugema wadukurikiye, kurinda tugeze mu rugo rwacu tugejejemo umukazana
y'Imana. Icyumweru tugiye kwinjiramo kuva ku wa mbere ni icyumweru cy'ubukwe, ni icyumweru cyo gusezerana na Iribagiza, ni icyumweru cy'intsinzi kuri Iribagiza ndetse na Cyusa. Abantu mwishimiye ko Cyusa na Iribagiza birangiye batsinze, abantu mwishimiye ko iki cyumweru birangiye batsinze, mumfashe dushyire imitima muri komenti, ari nako dushimira uyu mubyeyi witwa Mama Cyusa yadukiniye neza, ari nako dushimira Kanyana wacu watubaye hafi kugeza tugeze ku ntsinzi ya Iribagiza na Cyusa. Mumfashe muri rusange tubashimire, muraba mukoze cyane, nimbona imitima yanyu myinshi muri komenti ndetse munakanda kuri ako gapfunsi. Wibuke gukanda subscribe mbere ya byose kugira ngo tujye tubana mu biganiro nk'ibi ngibi. Mwifurije isabato nziza ndetse na weekend nziza.